ntubona ko ribu ribu uko biri kose ribu ni umubyeyi cyane kuko atari umubyeyi nge ndi ribu nafata yesu nagura amapingu utabara ninde nasiga hano ibyo birakureba ko uzuvuge ngo siya ngo siya naze kuri kamera ngo yerure ngo avuge ngo amashitani yabaga iwabo ngo afite ibanga yabikiye shitani narimenye mwabagome mwe mwebwe yo mubikiye abazimu mwigeze muyashyira ahagaragara muzabanze muzana amabanga yanyu Yesu we abantu Imana izabica urupfu rubi mama shari no kuri kw'Imana inyagasozi z'abagome abapagani uwahamagara umugore wa Ezekiyeli atakiri kumwe na Ezekiyeli nawe yatanga amakuru uwahamagara umugore wa Karosi batakiri kumwe uriya mugore nawe yayatanga uwahamagara umugore wa Korode batandukanye n'uwo bari kumwe bakamutunga kamera nawe ntiyabura amakuru agira gute atanga nibishaka n'umupagani rwose sibyo bitewe n'ibyo nabonye na Elize n'umupagani umunsi ndatura mu mazina wa muntu wavuze ngo anyweye amaraso yatewe yitwa nde yitwa uri ufunze yitwa Pastor Emmanuel Nderasi n'umupagani rwose n'abarunaka n'abarunaka uko bagenda bakora urutonde na mama Sharirene nibo n'abapagani nkuko tugenda twerekana ubupagani bwabo ariko ngiye kukubaza ikintu kimwe nimba Imana ya Isiraheli iri mu ijuru ryayo ryera yabasha kweza Pastor Korode kamubonera amaraso imwuhagiza yayaburire Elize ntako yayamuburira Yes, ni mutwebere dutagire tubasuhuza tubahereza ikaze kuri Mama Sharirene official ni chaîne yivuga butumwa nyuzaho ibiganiro bitandukanye ndetse nivuga butumwa nyine muri rusage bigenda biri ama episode nkando umusirikari harya nk'umusirikari wa Kristo kera n'ubu ariko ari byo udaherutse wana yegereze mikrofone nuko nashyizemo n'ibishyashya haryo ubu n'ibiki bishya wazanyemo ibishyashya nazanyemo guteka uratwika koko sigaye mbere kukuntu tugomba gutegura azo boje uzi guteka wowe koko shaje uramubona oya ngire ndi kubaza ngewe ese ntabwo ujye ubona ibyo natetse mba njya mbibona bibaho ndabizi cyane ntuze kutarabimpaho wenda ngo numve niba biba biryoshye Adeline no kumuzana rwose pe dise twari kuza mu isabukuru tufatwa na gahunda itunguranye Sharirene yagize isabukuru nziza narabibonye yarayigize nziza cyane Imana yabanye natwe wow nakorageje wowe wabuze ninge wabuze inkoko yanjye tuzayirya nayishyize muri barafu nujya kuza uzambwire nyikuremo ngira ngo birumvikana cyane rero turi kumwe rero na Mama Sharirene cyangwa Mukeshimana Emerita yego uzwi ku izina rya Mama Sharirene yitirirwa izina ry'umwana we w'imfura ni nawe wagize anniversaire nyine twavugaga nabonaga yitewe n'ibyamamare Ndahiro Valence Papi Chita Magic ndetse na ni benshi n'abana nawo Mico the best bare abantu bose muraziranye cyangwa n'abafana ba Sharirene twese baradufana bafana Sharirene na nyina yes Ida ariko so bona bafana Sharirene yanze nyina nawe ni nkuvuga ngo akunda Yesu ata yanga Imana ntabwo bikunda n'abashuti bacu n'abashuti wawe ngira ngo byari ibintu byiza cyane mu by'ukuri pe buriya wenda reka wenda bari cyo kibazo mperaho anniversaire gukorera umwana wenda nk'ibirori nka kuriya uri kumutera mwiki uri kumwigisha iki ese buriya bifite isomo wenda ku bakristo wenda wati hari ikintu wenda cy'ikirisitu abantu babyigiramo cyangwa no guhura abantu bakanywa bagakata keke gusa bikarangiriraho haba harimo isomo buriya wenda uba utagetinzemo wenda uvuga ati uyu mwana ndi gukorera ibi ndi kumwigisha iki cyangwa n'abandi bantu babikuramo ubutumwa nk'ubwo kuko baba nabishyize kuri platform yawe kuri YouTube uko byasa kose uba ufite intego ugamije uvuga ati umuntu uri bibira bakabyitaho ari buze gukura mu isomo iri niri buriya ni nk'irihe wenda
buriya isomo nashatse gutangamo n'iryo gushimira Imana ko mu myaka 21 Sharirene amaze hari izindi mbaraga zakoze zitari zacu. Buriya nimba hari ibintu ntashobora no gufata amafaranga yanjye umufungo nk'uwo nafashe ngo ngiye gukatira umuntu keke ngo kuko yujuje imyaka 21 ibyo byonyine sha nabwira bari umunabe hayigura tukayikora ari ibintu byoroshye ariko ngeze kuyikora mu rwego rwo gutumira abantu nkashyiramo amafaranga menshi ikintu buriya nari nateguye ni ugushimira Imana. Sinabashije kuvuga neza neruye impamvu ushimye Imana ariko abantu twari kumwe mu banyegereye bo bari bazi impamvu y'ibyo bintu kuko ntago twibwiraga ko ishobora kuba kubera impamvu y'ibyo twarebaga. Ikindi cya kabiri ni uguha Sharirene ibyishimo kugira ngo yishime umwana wanjye wifura amenye ko mukunda amenye ko n'Imana imukunda mukorera ibirori habone n'abantu iruhande rwe bamushagaye tumuhe ibyishimo kuko afite ahantu henshi yaburiye iki ibyishimo. Yego uzi ko bwari ubutumwa di hari abantu reka nze nkubwire uriya Sharirene kuba abantu bashobora kumubona asa kuriya yambaye kuriya ameze kuriya biriya bintu ntago bipfa kuza. Hari ibintu Satani akora akagira ngo ugende agupfurike hariya wicwe n'agahinda n'irungu n'umubabaro ariko iyo ugize Imana ukagira umuntu umenya agahinda kawe akakwereka ko uri umuntu akaguha agaciro bikongerera ibyishimo burya birahenda jowe ariko ibyo tubashije gushaka tujye tubyishakira. Umunsi rero umunsi umwe twabashije gutobora tukavuga njye n'abana banjye niho abantu bazamenya impamvu nkorera Sharirene umunsi mukuru kuko burya hari abantu baba bahangayitse buriya iriya foto hari abantu babaza bagakubita imitwe ku bitukuta iriya anniversaire hari abo yarwaje ndabizi tubizo ubwo ntago twerura ngo tubivuge ariko jewe ndaza kukwereka amafoto hano sinayerekana hano kuri kamera ariko ndaza kukwereka niho umenya ngo ibintu natakaje kuri uriya munsi mfite impamvu nabikoze ariko target nari nahigiye umuhigo w'Iteka naravuze ngo uriya munsi uzaba wo gushima Imana mpita mpigaho n'ikindi kintu gikomeye ndavuga ngo ngiye kujya mfata kamera njye gusura abantu bababaye nasiga mupfumbatishije 5 cyangwa 1,000 numva nkeneye kwegera abantu bahangayitse nahise mahigira umuhigo mbona ko umuntu babaye abonye abamusekera abonye abamubwira ko bamukunda akabona abamukoreshereza iyi anniversaire nubwo aremaye ari hasi nubwo afite ari umukene hakabona abantu bamuririmbira burya yagarura ubumuntu n'imyaka yo kubaho kwe yakiyongera naho kwa muganga baba baramubwiye ngo ugende utegereze urupfu. Sharirene rero mba ndi no kumuha ibyishimo kugira ngo umunsi azatanga ubuhamya ahijya azabutanga umunsi azatanga ubuhamya hatazavuga ngo mama yaranyinubye yari yarandambiwe ngomba kumuha ibyishimo burashane mufata nk'uruhinja yego kugira ngo atazambonaho ikosa ubu nese ubu ngiye yandi gutanga ubuhamya ntabajiginywa kuko ntabavuga neza nkuvuga neza se wankoreye iki iyo mvuze ngo narireze hari abarakara abari bafite inshingano zo kumba hafi bararakara ngo nirwa sebye umuryango gutese noneho hera noneho unyiteho mvuga ni noneho mvuga yego muri ubu buzima abantu n'amasomo y'abandi urumva n'uwagusomeje agacupa k'amazi n'uwakubwiye ngo impore aba naba ubu mu myaka iri imbere ngiye guhindurirwa amateka ngiye guhindurirwa n'izina mu myaka iri imbere hari abantu nzashyira ku rutonde vuga inti ndashimira iyobokamana Joel use Joel nyobewe abantu bakubwiye ngo ningaruka ku iyobokamana ntibazongera kugukurikira nyobewe se abantu iyo nje kuyobokamana bakubwira ngo nk'uyu mugore uba umujyanahe kuko birengaho ibyo bigambo byabo bitameshe ukabirengaho n'ubundi ukayintumiraho uba ufite icyo uvuze
ngira ngo ni ibintu byumvikana mu by'ukuri hano harimo isomo n'abandi babyeyi mujye mukorera abana banyu surprise cyane abana bafite amateka bazabashimira yego nibyo wow ngira ngo ni ibintu byiza rero turi kuri Mama Charlene official rero niho tugiye nyine kuganirira turaganira ku bintu bigiye bitandukanye biba bigenda bivugwa muri gospel yacu ariko iyo urebye muri iyi minsi ivuga butumwa ryo kuri social media konzi kuri umuntu urigirira umutwaro cyane unarihakorera nawe uribona gute wenda hari abantu bamaze kubona ibintu biba kuri social media barabifashe muri rusange bakubitira hamwe baravuga ati ntavuga butumwa rikiriho urumva mwivuga mu gitebo ntavuga butumwa rikiriho na amatiku gusa no gusebanya no kuza kuvuga ibyaha abandi bakoze nukugira yewe nta nuvuga imbabazi ahubwo z'Imana kandi zirahari burya zibabarira abantu ubibona gute Mama Charlene wenda reka bariho duhera ikiganiro ibintu ndi kubona ejo bundi naravuze ni YouTube yarakoze kuko twamenye ko abantu babi babaho jawe reka nkubwiye uzi ko burya abagome babaho babaho nabyo waruzi se wari wabonaho umuntu abura agakiza kandi yitwa ngo akarimo akabura n'ubumuntu cyane akabura n'ubumuntu nabonye aho abantu batagira impuhwe batagira n'imbabazi bafata umuntu bakamuvuga ubundi njye ntibigeze bamvuga namenye ko njye batamvuze n'abana beza bafata umuntu nka Siya bakamubagasha bakamuryamisha hasi bakamucino bakamuca umunwa bakamunoboramo ijisho ntibamugirire n'impuhwe umuntu nka Siya w'umupfakazi upfakaye ejo bundi akimara gushyingura umugabo we ataranava mu cyunamo mu kiriyo cye ntibagirire impuhwe Siya ntibagirire impuhwe abana yabyaye YouTube yatumye menya ko ku isi impamvu Imana yashyizeho umuriro utazima narayimenye nuko uzavumbika mwababi ibyo kuvuga ngo ivuga butumwa nubwo ari riki cyane riko rirahari nise ni kangahe kwijana nubwo ari riki ariko rigeze gute rirahari kandi ikindi Satani adaprofise izi mbuga nkoranyambaga hatazi profisi akazi yaba ari kukica aha ni ahantu hari abakozi azisasira kandi badasambanye batanyweye inzoga gusa kandi ku mafaranga yabo uzi kugira ngo ujye kuzimu wanabyishyuriye ugure interinete y'ukwezi uza wirirwa ureba amatiku utera comment utukana mbese hari abantu biguriye itike ubwo barayigurira yo kujya kuzimu batazazira gusambana bazazira guca imanza bazire kuza kwirirwa bayora ibintu byo kuri YouTube batukane hari umuntu twese tuburana ejo bundi turi kuburana kuri biriya bintu by'uramuntu ngo anywe amaraso yatewe numva arabiburanye cyane nibyo biriya bintu ariko abarekore muri abasazi yanyweye uhari yanywe ngo dore ikimenyetso iki n'iki dore nibi bizabarimbuza inzoga ntimuzinywa ntimuroga ariko izindi mizanye nk'ubu Imana ikubwiye ngo mpibimenyetso wabitanga uri kubyumva iri vuga butumwa rero ryo kuri YouTube ni riri kwangisha abantu Imana ni riri kwangisha abantu umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana no mu rusengero kugira ngo nabitwa ko ari bazima bajye babarebera mu ishusho y'abariya hanyuma nyene Satani akomeze yiyamamaze ariko amakuru ufite kandi y'ibyo ndi kubona nuko icyubahiro cy'Imana ntago gishobora guteshwa agaciro n'umwana w'umuntu nyuma y'ibi bintu muri kubona dore aho nibereye simpanuye nta niyantumye ufite ibyiringiro se ko hari agacuko izi zabweje umubona hano hari igihe cika ku buryo uzabashaka ukababura byaje bivuga ngo uzabashaka kubabura niba sakuze babwejagure dore ko havuze abavuga ijambo ry'Imana ariko iminsi yabirabaza niko ngiye kukubwira Joe hari aho umuntu w'umugabo yagafasha umugabo mugenzi we noneho ngo bitiriwe izina ry'Imana akajya kuzana ama audio ngo arimo aratereta umukobwa kandi uyu mugabo mugenzi we afite umugore afite n'abana utabaye umukirisitu nta n'ubu muntu wagira ngo utekereze ngo mbese iki gikomere ngiye gutera umugore we iki gikomere ngiye gutera abana babona papa bakamubonamo umukirisitu ariko ujya gutereta ariko nabwo Mama Charlene hari umugani bari abanyarwanda bawuciye ngo akibo ugereramwe abandi yego
rimwe na rimwe hari igihe ariko nawe ugererwamo. yego niko bimeze. Urumva hari igihe umuntu ababayeho muri kamere yo gusebya abandi. Yego ariyo kamere yewe byaranabaye too much ku buryo abantu bose bavuga ati ariko suyu muntu koko nta kindi kintu yabona avuga uretse kwirirwa yitagatifuza ahubwo ikirirwa asebya abandi gusa. Noneho babanda mubo asebya bakamukorera akantu, hakaba harimo abamucuza bavuga ati ariko tumubonye urwaho natwe. Yego kuko urumva bose nta bukirisitu burimo. Naho rero ndashaka ubyumve neza. Yego ari usebye kuko reka ubwiza ukuri. Ngiye nkunda kuvuga ibintu abantu bakavuga ati Joel nawe hari igihe ubeshya gusa ikintu nyashimira Imana nuko hari n'umuntu twari tubivugana ejo bundi wa muri Australia umunshuti wanjye yaravuga ati Joel ati hari ibiganiro n'inkuru wagiye uvugaho cyangwa ukazikora ati nabireba nkumva nkagutuka bandi Joel noneho yasaza ati ibi bintu tuyu mukozi w'Imana ati ukuntu yabivuza nubwo atamuvuza ariko numvisha uwari we noneho ngo nyuma akabona ibyo navuze bibaye byo kavani ndikwajira ati Joel yari yatuburiye burya twaga kubyumva. Ngewe rero ikintu nibaza mama Shari kinanera ikibazo gitumye muca mu ijambo ni gute umukozi w'Imana muzima uvuga kavuga Imana y'ukuri. Yego urumva uvuga ko akorera Imana by'ukuri yirirwa kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Yego urumva nta yindi nkuru akora itari yo gusebya abakozi b'Imana, itari yo kuvuga ko abantu bakorana na Satani, itari yo kukiritika ibintu by'Imana, we gusa agasigara we ari we wenyine witagatifuza avuga ati ngewe ndi umurokore, ngewe nsengera abantu bakomeye nageze ntya, ngewe ibyo bintu byo kwiyamamaza kuri kamera kandi ukabona nawe nta materaniro namwe akora adafite kamera. Ukibaza nkavuga ati nyamara uyu muntu nawe niba ari n'Imana akora ariko afite ubujiji. Rero nibyo mvuga rero kuko uvuze ibyo bya audio mpitamenye umuntu uvuze wena ntituje kuvuga abantu hano si ngombwa ariko niba kamere yawe ibereho kwirirwa usebya abandi bantu kenyera nibikugarukira ubyakire kuko ni wowe wateye izo mbuto zabyo uranazibagarira ugomba kubona umusaruro. Ni ibi byose nyine turi kunenga, ni ibi turi kunenga. Ubundi hari abamaze iminsi bavuga ngo Imana yarabahamagaye ngo kugira ngo bashyire ukuri ahagaragara ko ibyaha by'abantu bakora. Uwo ni umuhamagaro wayo ni nka kwa kundi Yuda yari kuvuga ngo kugira ngo Yesu abambwe acungure isi ngo yagombaga kugira umugambanira ngo Imana yampamagariye kugambanira Yesu. Nta utandukane n'iyo myumvire y'Abayuda. Yego nta birasa nibyo rero. Yego Joel reka nkubwire ikintu gikomeye. Ninde mwera ubaho ntawe usibye ko wenda twebwe ari uko nibyaha ariko n'ijambo ry'Imana ngo twese twaracume ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Tuzi kubishyira mu byinshi. Uzi Joel basize hanze ibye ngewe se uzi batwikuriye runaka twese tu no nta mutagatifu hari. Joel Imana igutwikuruye. Yego Imana intwikuruye nabo kandi birirwa bashyira abandi hanze nabo Imana ibatwiye. Nabwo ntituvuge gutya ngo abantu bose bumve ko abantu bose ari babi. Ushobora no kunwikurura ntubonemo ibintu oya umva ikintu nkubwira ngiye kubabwira ikosa abantu bakoze nuko ibyaha babishyize mu byiciro. Ubwicyo buri wese agira ibye. Nimba udasambana urabeshya ariko n'ibyo ukora bizakujyana ikuzimu. Niba utibura nese mu ijuru hari ibyumba by'abasambanyi n'ibyo bafite amarari. Nese mu ijuru hari ibyumba by'abicanyi n'abanga bene se. Mu ijuru hari icyumba cy'abakirisitu. Utwo tudetaye ntitubaho. Ni ijuru ni kuzimu. Impamvu nkubwiye ngo badutwikuruye ibyaha nubwo tudakora bimwe ariko turabanyabyaha sibyo ngo n'intungane bwira 17 bishatse kuvuga ngo kuba umuntu yajya hana akigira umwere akajya kuvuga ngo shyize ubusambanyi bwa runaka hanze wowe ntusambana ariko ufite ibindi ugira ite ufite ibindi ukora. Ikindi kintu cyanteye umubabaro ushaka kuvuga Joel nibyo bavuga abandi rwose nibyo babavuga bamwe n'ukuri ndanabireba nkababara. Uribuka babundi twigeze tuvuga bavuze ngo nubona aragaye guzamubenura yitwa nde Theogene apo nibishaka bira bintu birababaje.
nibyo nibishaka wigaruriye imitima y'abantu cyane nibishaka ni umupagani rwose sibyo bitewe n'ibyo nabonye na Elize ni umupagani umunsi ndatura mu mazina wa muntu wavuze ngo anyweye amaraso yatewe yitwa nde yitwa uri ufunze yitwa Pastor Emmanuel Nderasi ni umupagani rwose n'abarunaka n'abarunaka uko bagenda bakora urutonde n'abamama Sharirene nibo n'abapagani nkuko tugenda twerekana ubupagani bwabo ariko ngiye kukubaza ikintu kimwe nimba Imana ya Isiraheli iri mu ijuru ryayo ryera yabasha kweza Pastor Claude kamubonera amaraso imwuhagiza yayaburire Elize ntabwo yayamuburira yababarira Pastor Claude yababarira na Elize nimba rero yababarira ibyo bakora nibyo tudakora cyangwa ibyo dukora twese ntitugacanirana imanza cyangwa ngo ducireho abantu kwiteka sibyo nimba Imana ibona imbabazi ibasha guha Ezekiyeli ikabizi ko zihari Imana ikabizi ko yazibona izimuha kandi zirahari ntago yaziburira nibishaka ntago ibyo bintu bishoboka ntago yaziburira nibishaka nimba Imana yabona imbabazi nka mama Sharirene ntago izaziburira Joel nimba Imana ifite imbabazi yagirira Joel ntago izaziburira nde mama Sharirene bishatse kuvuga ngo ubu buntu bwirirwamo na kamera akoze no kamera nimba zizarama Imana ibirebe umuntu afashe kamera yarayisengeye arayirukanya arayitibikanye ngo umugore wa ntuza tumuguyeho ngo duha amakuru y'umugore wawe jo wereka nze mbabwiza ukuri uwahamagara umugore wa Ezekiyeli atakiri kumwe na Ezekiyeli nawe yatanga amakuru uwahamagara umugore wa Karosi batakiri kumwe uriya mugore nawe yayatanga uwahamagara umugore wa Korode batandukanye n'uwo bari kumwe bakamutunga kamera nawe ntiyabura amakuru agira gute atanga bishatse kuvuga ngo amakuru y'abandi twirirwa dushaka natwe uwaya dushakamo yayabona ibi bituma tuvuga gute Imana iduhaye tereyaha kuri izi mbuga nkoranyambaga iyi ni inzira Imana yaduciriye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere kure natwe tubyungukiremo mvuga Imana neza ntagiye kuvuga abantu hanyuma n'amadolari agira ate yinjire kandi amakuru ufite nuko umuntu wese ibintu Imana imuhaye akabikoresha nabi arabinyagwa uzaba ureba ikintu Imana izakora mu bantu bo kuri iyi mihanda kuko bira bintu ntushobora kureba ibintu biriho ngo zatekereze gukizwa reka nuwakubwa ngo kizwa ahita akubwira ati ujya ngo mere nka bya bicucu nuko babivuga abanyamahanga mere nka bya bigoryi by'abapasteri mere nka bya bicucu by'abahanuzi urumva iryo sina turi ibicucu koko by'abavuga butumwa abantu bari kutwicita ibicucu zanjejwa z'abagabo ibi bintu ntago ari byo mbese ibintu warumbajije hano ngewe nimba umwana w'umuntu mbireba hakaba ubwo nubi ku mutwe hagira ntiyo koye we burira audio nayumvise meze gutya kandi kakubwire uza ama audio tubitse yabirirwa bagira abandi tubitse ama audio n'ama video y'ubusambanyi bwabo abo batereta nabo basambana tubitse ukuntu bajya kunywa inzoga mu bubari naho bajya gusambanira Nyabugogo ko tutabishyira hanze hanyuma sejo we nimvuga ngo runaka ngo akora ibi bimariye iki abari bunkurikirane usibye ko imbuto mbi abana be bazasoroma bakagira intimba bakarwara n'umugore bikamukura mu mwanya nkaba ndashenye ndarimbuye ariko ibyo turi kurundira hano kuri iyi mihanda nidusarura nka bimwe wavuze tuzihangane tugire gute tuzasarure niziba ari za nyarihuna tuzazihekenye tutazitonoye ubu si ibintu bindakaza bikanambabaza kandi badahingamo kwanjye ubu ushaka kuvuga ngo Imana rero niri kubirebera impamvu iri kutureka ni ukugira ngo irebe ko twagarukiraho tukabireka iyo ubirebye ubona bizarangira gute Imana izazana imihini izazana n'inkota ntubona bya jambo wa muntu w'imusanze yavuze ngo ni inkota sinzi ukuntu yavuze ngo inkota zirabanga
no kuzana imihini pe. oya ni ukuri tuzishyura oya nanjye nzishyura imana ifite ibyo izanyishyuza ariko burya nawe izakwishyuza tuzishyura pe ibi ubona iriyaduka ry'ibi bintu ana yanjye bantu gusebanya ukabona bashishikajwe no gusebya ngo iki ngiye kukubwira ubundi bugome bafite uzi ko bafite strategie yo kugushyiraho ingenza ubu zinjajwe zirwa zishyiraho ingenza wowe zishyiraho ingenza uramukore mbese bahora bameze bake yaba ari n'umukozi wanjye urumva umukozi wanjye ugasanga barimo kubaza abaje wanjye umukarani wantwariye ibintu mu rugo waje kuhakora iki uriya mugore nta n'inyinya muzabona urumva bakageza ubwo batanga n'amafaranga shakira inkuru kwa Masharirene nzaguha 50 murakatsindwa mutazibonye ntazo muzabona ntago muzazibona noneho barero bumva ngo babateretanye bafata ubwo bukobwa bw'inyatsi zantara gahanga nazo zo mu rusengero akazi kubita 5 uzi ko zira 5 shaje amafaranga utanakora amastoke yego this akaguha 5 uzanteretere runaka mbese bakamushora kugira ngo bura bu video mwumva bujya habona Suriya nabyo barabikora bagatereta nk'umukobwa ati genda gutera comment babyishyura kuza guharabika abantu ko babitangira amafaranga Yesuwe uzu ubugambanyi uzu ubugome bafite bakagutega imitego kawate uriya mukobwa agenda unteretere Joel ti umumfatire record uyinzanire iki record umwibambazeho hanyuma umufate record iyo baje rero bagasanga nagura ibiri hanze nk'ubu ngiye abantu bose bagiye bantega nta muntu ngiye wajya kuntega record z'abagabo guteze ntago ngiye byakunda ahubwo nyine bazi hari igihe wenda wavuganaga n'umuntu ari umutego kumva ari gusha umwe se noneho ngewe bagiye bakoresha n'abantu bavuye i Burayi ariko umuntu akava i Burayi yipanze n'idolari rye uri kumva urankangisha idolari se ngewe ubona ry'amabuye ngewe ntafite amafaranga ntago nyafite se tu nuko mbayeho nimba nyabonye ndayahekenya nkumva uko yisagira neza kuza ari kunkangisha ngo ufite amayero ndagushaka hari abantu duhurire hano ndumva twamarana iminsi ariko gasanga mama Sharirene wo kuri YouTube ngo mwamarana iminsi harakatirwa agasanga mama Sharirene wo kuri YouTube ni nawe wahahandi mu rugo bagiye babantu maho yigo sumwe si babiri ndetse nabinaha tujyane ku kibuye twoherereza agafoto murakatsindwa n'Imana twohereza agafoto bambaye kora muragatsindwa ntazo ngira izo se naba nazikuye kugira ngo bakabone bavuge bati dore ibuno rya mama Sharirene turarifashe nuko murakatsindwa Imana ibazi kwa jinara Yesu mwanyatsimwe nibivume n'ubundi ariko uza abantu birirwa bahiga ibyaha no kugwa kugira ngo badushakire bituma tubyuka n'ibituma dukomera ku Mana tuyigumemo bakajya badushakira ibiduhitana ariko urumva ako karuvuze karakomeye aho kuyanga abantu bashishikazwe no gushaka ibikomeza abantu mu Mana ahubwo bari gushaka kubatega imitego ibagusha hanyuma ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ari kubizana azabona ishyano kubera yuko ako gafoto ayo video yashyize hanze nabyo maze kubibona urebe ibyigisho by'ijambo ry'Imana n'impuguro ndi gushyiraho nta bantu babireba nabo rero barashaka kurya ako kana iryo tako yabonye ashyize hanze ryantuza n'iryo jwi biri bumwinjiriza ashyireho ubudolari ariko ndakubwiye dore ndi kuri kamera nimba hari abantu bazapfa ari abahanya bagapfa ari abatindi batazatera imbere batazaba basitari ngo bamamare ni abantu birirwa bagenza abandi mu byaha ngo babone ibyo bazana hano Jowe nzi ko mu bazapfa vuba utarimo nubona bakize bagakizwa n'ubu bugome bakora ubutumwa burakomeye ubu bugome bwo kujya guhiga ntuza ngo twamenya ahandi afite umugore nimubona mukize muzapfa muri imihirimbiri dore mbibabwiriye hano kubera iki hari ijambo ryambwiye ngo nta muntu uzakomezwa no gukiranirwa ntawe nta muntu ukomezwa no gukiranirwa
uri kunyumva ariko hari abantu babikora bagasebya abandi bakanagira abasesenguzi bavuga ngo ni umuntu kugira ngo bamamare hari uwo mperutse kwandikira muri comment ndamubwira ubu buryo usesenguramo abantu izi mpapuro wandikaho uzabikemo page yawe kandi Imana yo mu ijuru ntizemere ko ajya ikuzimu page ye nawe atabonye abamusesengura umuntu arasesengura agasesengura na siya ngo yambara amabaze ngo y'amamiliyoni ngo birakure uretse ishyari n'ubutindi ngo kubera wawe ngo yari yaragingwe ikuzimu ngo mwabagome mwe ugenda umushinyagure ngo amabaze yambaye ngo ni umugabo we ngo wazaga bakarya ese nimba ubizi waranabibonye uraza kumujombera iki ibyo birakureba uzuvuge ngo siya ngo asiye naze kuri kamera ngo yerure ngo avuge ngo amashitani yabaga iwabo ngo afite ibanga yabikiye shitani ntarimenye mwabagome mwe mwebwe yo mubikiye abazimu mwigeze muyashyira ahagaragara muzabanze muzana amabanga yanyu Yesu we abantu Imana izabica urupfu rubi mama shari no kuri kw'Imana inyagasozi z'abagome abapagani baba we sasiye burasiye iyo mubonye ibintu bamukorera bitanubika umutwe uyu muntu afite umutima uyu muntu uri kugira siya nibura ntakijijwe nta n'ubumuntu afite asiya kakubayeho kakwakiyeho ibyo ni ibintu wabwira umuntu wiburiye umugabo abandi baze kuri kamera ngo urupfu yapfuye ngo si urw'abakiranutse ese mwabantu mwe mujya mumenya ko ibintu muvuga abana bacu babireba ariko njye numva harimo ubugome buvanze n'ubujiji si n'amafaranga gusa ahubwo bambwira imiryango bavukamo bafite ubugome bose mu mashereka ya ba mama ariko harimo n'ubujiji nta muntu ufite uri normal nuko yani abantu banyumve neza nta muntu ufite ubwenge buzima nyine buri normal ukwiye gukora ibintu nk'ibyo pe byo gushinyagurirwa buriya asiya nabonye ibintu bamukoreye mbona abantu bamukozeho inkuru ariko nimwicare murambye ntabwo amapaje yose yo muri iyi si yarangiriye kuri asiya nawe ntuza abazakwandikaho inkuru biriya bintu niyicarubozo ariko asiya akomere ngo urajya kuzana ngo abantu bafite amakuru kandi reka nkubwire ntubona ko ribu uko biri kose ribu ni umubyeyi kuko atari umubyeyi ngende ribu nafata yesu nagura amapingu utabara ninde nasiga hano ribu n'abana beza babanza no kureba ati tujiji twacu twagarukiye mu wa kabiri hari ikintu cyo kudakandagira mu ishuri n'ay'Imana ntuyige neza kuko umuntu utarize asanzwe akagira za kaminuza zo mu mwuka ntabwo ari kuzatoroka ipingu rya polisi na ribu ni ukuri ntabwo bazakira Imana kandi Imana izabababaza bakiri muri ubu buzima kandi akebo bagereyemo abantu nabo bazakagererwamo umubabaro bateye asiya imibabaro bateye abantu nabo hari igihe bazasarura baryeho usika ibyo bintu numva bimbabaje wana akuze koko kwa mugana abantu ari abagome ni ukuri niko umuntu aricara ngo arashaka kuzamuka reka nkubwire rero nimba ushaka kuzamuka uzazamurwa n'ibyo uvuga byiza byubaka abantu uzamurwe n'ibyo ukora none se ejo we uburyo twajemo hano wigeze ubona nza mvuga abantu naje nzanywe n'Imana interera intebe niyo mpamvu muhora muyihirika ariko nkaba nkiyicayeho yego nimba wowe ushaka kuzamuka uburyo uzabiharaniramo hari imbaraga ugomba gutanga urajya gukandagira ku ntugu z'abantu uba abantu mwabaciye intugu abandi imitwe yabo yarahengamye kubera kubakandagira hejuru kankubwire uzazamuka rero nushaka kumanuka usange za ntugu n'imitwe bidahari ni pi uzahita witura hasi uvemo ibipande biriya ni ibintu Imana itekerezaho yabona ko kukuzamura ibifitemo inyungu ikabikora ariko abazamukira kubasha nimubona muzamutse dore aho nibereye muzajya mugenda mutaragera no muri santimetero muhite musubira hasi kandi munisibira inzira utajya ngo abantu ntibari kukureba ntaho uzakakaza bazavuga ngo dore yasutwe kuri YouTube noneho nkibaza ngo abana bawe nibavuka uzababwira ko ukora akahe kazi wambwira icyo ubwira umugore ngo ugiye ku kazi ko gusebanya ibi bintu ntibidukwiriye nk'abakirisitu ntabwo bidukwiriye
kandi bumve ko bitazagoma gutya mpamvu Imana ibitureka no kugira ngo tubivemo ariko ntago bizarangirira hano ngira ngo hano harimo ubutumwa bukomeye cyane ariko se kandi none abakristo se bo ubabwira iki cyangwa abantu barebe ibikorerwa kuri social media bahita babifata bakabigeneraliza bakavuga ati bakabisharinga ahubwo bakabisharinga bakanabishyira muri rusange ati nta bavuga butumwa bakiriho bo bababwira iki ikintu nababwira maze kubona ko hano hari ibintu byinshi byo kwiga sibyo uzarebe uzasanga umugore atazi no guteka umuceri no kuwutogosa ngo utonyangirizemo utuvuta ariko abona umwanya wo kuza kureba ibyo Juste yavuze kuko niba ufite ngo barango nawe bafite ibitangazamakuru ngo bivuga amakuru yizewe noneho Juste yavuze iki Pasiteri Juste aje ngo aje kureba usange mega zirashize kandi yarakwiye kwiga ibintu by'ingenzi yarakwiye kuhigira amategeko y'umuhanda yarakwiye kuhigira icyongereza guteka neza ijambo ryiza impuguro uko akwiye guteguriwe muri salo ibintu byinshi bibahangaha n'ijambo Antoine Rutayisire ba Micheli bande bafite amavuga butumwa meza n'impuguro mama Sharirene official umusirikare ukunda agomba gufunga butugi bote gikomanda ukareba ibintu byinshi bitandukanye ahubwo ukajya ureba ibintu bikwangiriza ubugingo iyo uje gukritika ku biganiro nashaka nkubwira ngo uhomba cyane wa muntu wakoze ya nkuru yakuryoheye we yinjije nanatukana ariko ku kwezi hari akazajyaho ariko we mu kirisitu uje kureba inkuru uranazishyigikiye uteye comment uratukanye nta natanu nta nahantu na hamwe uzagira gute uzungukira kandi izo nkuru ziri pirate zidafite umumaro nizo mukunda cyane urimo gusarura ibintu bidafite umumaro kandi hari ibyo wagasaruye bigufitiye umumaro namaze kubibona ko Satani adashobora gukora ikosa ryo kumara iminsi ngaha atabazaniye inkuru uzi ukuntu Satani asarura aha hantu arahasarurira mu kubarangaza mwamenya andi makuru we burya Theo ntiyagiye mu ijuru kumva izo njajwa aho zicaye zicuruza ngo ni indokore kandi mu kanya barajya kurepeta ariko burya yego we akabara kohereje muri groupe akabara postinze akabara niko wabonye ikiganiro cyasohotse burya Nzahuke ntiyagiye mu ijuru ngaho nyumvira Nzahuke ntiyagiye mu ijuru ni wowe ukora urutonde rw'abagomba kurijyamo burya reka ngo yakoranaga n'izindi mbaraga yabanaga n'iyindi myuka mibi hari umuntu uje kumuta hanze yakoranaga n'izindi mbaraga wari uhari mwari muri mu ikipe imwe icyambere iryo kosa ukoze wamamaje ubutumwa butari ubw'Imana naho bwaba ari ubw'ukuri ikindi ubaza inkuru utahagazeho kandi ubutahanze abasomera ijambo rivuga ku bantu ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe gushyushya iki inkuru y'umuturanyi ugasanga rero ubugingo bwabo burahapfiriye barimo kwicwa n'ibi bintu ibi bintu biri kubica biri kubangiza kuko barayora ibyo bayoye kuri YouTube bakabishyira abagabo ese sheri wabonye noneho ibyasohotse uyu muntu ushanga yanyweye amaraso yatewe ngaho nyumvira yaroze sheri yaroze n'inshuti ye kandi ku makuru y'iki y'ibihuha ari gufasha Shitani kwamamaza ubutumwa bwe bubi ngira ngo hano harimo rero amasomo atandukanye ku bantu batandukanye buri wese urebwa nabyo akwiye kugira ibyo akosora no butumwa bukomeye cyane rero ntabwo ndi buze gutinda cyane muri iki kiganiro kuko ni ikivuga ku biba bigenda bivugwa ariko kinahugura abantu uburyo bakwiye kuba maso buri wese tugeze mu gihe buri muntu akwiye gucunga izamu rye oya turashaka no kubwira abantu impamvu mba nabivuze gutyo nkavuga n'amazina abana bato bari gukizwa suko bakizwa hoya hari abantu bari gukizwa bari kwakira agakiza nibaza bagasanga abapasiteri hano bari gusebya bagenzi babo ntago ari byo nukugira ngo tubabwire ko atari byo ntago ari ko umwuka akora urumva ntago ari ko Imana ikora ikintu Bibiliya yatubwiye ni ikintu kimwe Bibiliya iratubwira ngo mwene so nakomereka ujye umwomora nacumbagira umusindagize oya niba napfa tuzanabakingure ariko twibahuhura
nimba ubona acumbagiye akaba atangiye gutereta kuri telefone oya wimuhuhura nuza kubivuga hano uraba umuhuhuye hazagira ipfunwe zo kuzongera kugaruka ariko hari n'ikindi nshaka kuvuga Jowe tutarasoza cyo shaka kubwira abantu mwebwe ibyo mwakoze ayo mawodiyo yanyu yafashwe ibyo byaha babareze ibiriho n'ibitarigeze bibaho ntimugacibwe intege nuko ibyanyu byagiye ahagaragara kuko iyi ni inzira yo kubazimya no kubahorahoza byiteka namenye neza ko nta kindi amaraso n'imbabazi z'Imana bimara nimba wabikoze ukaba uzi ko wabikoze wibisubiramo genda ubwire Imana ngo mbabarira kandi ufate n'umwanzuro wo kubireka ngo kuko rero ngo byavuzwe ngo niriya kipe ngo babivuze ngo babihahanye bamaze ntago bariya ntago ari bo beza sibo batanga imbabazi nabacashuro ku Mana nkuko natwe tuyicaho inshuro Imana ifite imbabazi ntigireba umubare w'ibyo wakoze ngo byishi ntugaterwe ipfumwe n'ibyo wakoze ujye ugira ipfunwa ari uko wanze kubireka ariko ibyo bakurega ntazagira umuntu uza kuvuga no kuri kamera nushaka ube warabikoze uzagenda usaba Imana iki imbabazi kandi urwana urugamba rwo kubireka ariko ntuzacike ku murimo w'Imana kuko iyi ni strategy yo kuvuga ngo nabasambanye ntibazagaruke bashatse abagabo benshi ntibazagaruke bakoze ibingibi iyi ni strategy yo kuzimya abantu yego nibyo yabazimu yaturutse kuzimu ubwo twumvikanishije yuko yaterese umukobwa kandi afite umugore arakatsindwa ntazagira abandi yongera hanurira ubu se ko ari uko Imana itabishyira habona bo ntabyo bakora basabiye Imana imbabazi kabababarira cyangwa ibyo batarasabira Imana imbabazi yego ngira ngo birumvikana cyane mama Charles tugane ku musozo yego reka tugane ku musozo Imana iguha umugisha cyane ku kuduha impuguro nk'izi abwirwa menshi akumvuga na beneyo ngira ngo ikiganiro nk'iki nakagaruka kuri mama Charlene official tuzajya dukora n'ibindi bitandukanye Imana ibaha umugisha mwe mwarimu gikurikiye kandi na mama Charlene Imana ibaha umugisha cyane yego bye nakoze